Becky, tugiye gutangiza umukino bita bishoboka bite. Uzajya umbaza ikibazo musubize, nawe nyikubaze hanyuma usubize. Ariko Elly, we nunagira n'umuco koko uraza ubwira umuntu ni wabanje no kumusuhuza, ngiye se ko musuhuje wamuginga. Ndishimye cyane kubera ko nanjye nashaka kumenyaho ibintu byinshi. Okay, ntarebe nyine tureka nizere ko ibintu nakoze nyine ntago ari sawa, ariko nyine reka tubyihorere. Uyu munsi ni debate hagati yanjye nawe. Okay, reka nkwihanganira ubundi niko wabaye ntaribi. Uyu munsi ndi ready kugusubiza ibintu byose uri bumbaze, kandi nanjye ndi ready kukubaza kugira ngo usubize ibibazo byanjye. Ikibazo cya mbere kiragira giti: ese Becky, bishoboka gute ko umuntu avuka agasanga afite ibitama binini? Jesus is Lord. Elly, urabizi ibyo bintu ngewe ntabwo nabimenya kubera ko ntabwo nibyaye. Ushatse kubimenya neza wabaza ababyeyi banjye. Ariko se Becky, wabaye iki? Ibyo nibyo nkubajije? Ko nkubajije wowe ubwawe, ababyeyi bawe utangiye kubazanamo gute? Elly, basi mbabarira tubireke tuzacumbura ejo. Ntago bishoboka. Uyu munsi basi wemeye ko ufite ibitama bimeze nk'iby'ingurube.